Yesu nashimwe bakozi Imana bene data. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha, tubifurije amasengesho meza ya saa 9 z'ijoro. Twegereje abantu duhuriye muri amasengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu dusanzwe dusengana aya masaha by'umwihariko turabegereje mu izina rya Yesu, n'abandi muza muri bashyashya kuri kino gicaniro cy'amasengesho ya saa 9 ya mu gitondo. Mwese turabegereje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwiyumvemo ikaze muri aya masengesho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Dushimye Imana rero ko idushoboje kubyuka tugasenga, kuko ni amasengesho ya nijoro nyine. Urumva ni amasengesho afite umwihariko. Kubyuka ugasenga nijoro ntabwo bishobora buri muntu wese. Uri umunyamugisha rero wowe wabyutse ngo uze dusengane Imana. Nawe uraza kuza bwakeye bitewe na gahunda cyangwa se wenda n'igihugu urimo, kuko amasaha ntabwo tuba tuyahuje. Nawe turakuzirikana kandi turakwibuka. Imana yo mu ijuru nawe iguha umugisha. Turakwegereje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abefeso 6 umurongo wa 12 n'uwa 13 hari amagambo akomeye. Pawulo yabaye nk'utanga itangazo yandikiraga Abefeso, arababwira ngo mumenye yuko tudakirana n'abantu bambaye imibiri ndetse n'amaraso, ahubwo dukirana n'abatware b'umwijima, ngo n'imbaraga zifite ubushobozi bwo gutegeka isi ndetse n'ikirere. Ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi mudatsinzwe rwose. Haleluya. Muri n'abantu bagenzi ba, ahubwo turwana n'abatware b'umwijima, turwana ngo n'imyuka mibi y'ahantu ngo ho mu ijuru. Ngo nuko rero intwaro zose z'Imana mwe gutsuya. Ntabwo Yesu aduise isezerano ryo gutsindwa intambara y'umwuka ndetse no yaramutsinze. Biravuga ngo umutwari w'ab'iyisi abaye igicibwa, yaciriwe iteka. Satani ntukigere uha imbaraga abapfumu n'abarozi, wumve ko bakanganye, wumve ko bafite imbaraga, ngo bahe imbaraga badafite. Bari munsi y'ubutware bwa Yesu Kristo. Nta mbaraga bafite, nta bushobozi bafite. Mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Satani
wo gusenga, reka dufate umwanya wo kuba imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uzamura ijwi ryawe hanyuma dusenga Imana mu izina rya Yesu. Wongere wiyegereze Imana, wongere ujyana usabane na Data wo mu ijuru. Haleluya. Uwiteka mwami Imana yacu, mwami w'ijuru n'isi, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Tugushimiye ineza n'ubuntu bwawe, tugushimiye imbabazi ugira, tugushimiye ko wabanye natwe tukatugeza amasaha 9 turi amahoro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twifatanyije n'abanyamasengesho batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, babyutse amasaha tugasenga, n'abandi baraza bukeye. Twifatanyije nabo Uwiteka mwami Imana yacu kukuramya ndetse no kuguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyagora ku ngoma Imana, dusenganye na buri muntu wese aya masaha 9. Turakwinginze wongere kutweza, wongere kudutunganya, utwuhagize amaraso yawe, utwuhagize imbabazi zawe nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Wongere kutweza, wongere kudutunganya. Amaraso yawe mwana, amaraso yawe, amaraso yawe, amaraso yawe yongere kweza buri muntu wese turi gusengana amasengesho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utugirire imbabazi nyagora ku ngoma Imana, utugirire imbabazi zawe, utugirire imbabazi zawe, utugirire imbabazi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ineza yawe yongeye kutugaragaraho mu izina rya Yesu. Urukire kutweza, urukire kudutunganya, tubashe kubona umugisha wawe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwingize Mwuka Wera kugira ngo wururuke, uzubane na buri muntu wese, urukire gukiza, urukire kubohora, urukire kubana na buri muntu wese mwami mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aho turi gusengera tuhagotesheje imbaraga z'Imana, tuhagotesheje ubushobozi, tuhagotesheje Umwuka Wera, tuhagotesheje abamarayika b'Imana, tuhagotesheje umuriro w'Imana. Turukana buri imbaraga zose zakwitambika ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imyuka yose irwanya amasengesho turayamagaye mu izina rya Yesu. Duhamagaye umuriro w'Imana, duhamagaye imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo zikote buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Data, reka imbaraga zawe zongere kugaragara kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka itera abantu ikabuza gusenga, ituma abantu basinzira, ituma abantu batumva ijambo ry'Imana, iyo kirogwa yose tuyikujeho imbaraga z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Izo myuka yose turayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zose zirwanya amasengesho turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ubutabazi bw'Imana, duhamagaye imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo, duhamagaye neza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Uwiteka abare uganza, kugira ngo Uwiteka abare we utegeka. Tubisabye Imana byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Yego. Bibiliya yavuze mu Efeso 3:12, mumenye ko mudakira n'abantu bambaye imibiri n'amaraso, ahubwo dukira n'abatware b'umwijima n'imbaraga dufite ubushobozi bwo gutegeka isi ndetse n'ikirere. Tugiye gufata umwanya uhagije wo gusenga Imana. Wongere guhamagara Imana mu buzima bwawe, ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'ubwenge bwa Satani. Wongeye kubwira Imana ikwambika imbaraga mu isi y'umwuka. Wongeye kubwira Imana ikwambika intwaro zose zayo kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe. Wongere winginga Imana igusukeho imbaraga z'Umwuka Wera. Wongere winginga Imana iguhindure umuriro. Wongere uhamagara Imana mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubwire Imana ubushobozi bwayo bwongere kukugaragaraho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwire Imana wongere uhinduke umudasanzwe mu isi y'umwuka, uhinduke umudasanzwe mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turaza no kugira umwanya wo gusengera abarwayi, gusengera ibyifuzo bitandukanye,
muri ano masengesho kugira ngo abantu bongere kumva babohotse nk'uko bisanzwe, abantu bongere kumva ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu usanga babyuka ugasanga dayimoni babihoreyeho, ugasanga imyuka mibi yabaraye hejuru, baraye mu bintu bibi bipfuye, mu nzozi mbi, barara mu marimbi, barota mbega ibintu bibi, kandi ugasanga bibagizeho ingaruka mu buzima busanzwe. Ugasanga hari ibintu yarayemo, ibyo bintu yarayemo byamugizeho ingaruka, umutwe wamenaguritse, mu nda harimo kumurya, ugasanga ibintu byazambye. Ariko Imana yo mu ijuru igira ikintu ikora ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Yego, reka tuzamure amajwi yacu dusenge mu izina rya Yesu. Buri muntu wese abanze asenga Imana, buri muntu wese abanze yinginga Imana, buri muntu wese yongere yinginga umwuka wera kuza ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yego, Uwiteka mwami Imana yacu, mwami w'ijuru n'isi, turagushima kuri Imana y'igitangaza. Uri Imana iriho kandi yahozeho, izahoraho iteka ryose. Aya masaha saa 9 dukuyeho ikirogwa yose mu izina rya Yesu. Aya masaha saa 9 dukuyeho imitego yose y'ubwami bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe mwami. Turakwinginze kugira ngo ugendere buri muntu wese. Umuntu uri gusenga Uwiteka mwami Imana yacu, umuntu uri gusenga aya masaha, umuntu uri kugutakira aya masaha, turakwinginze mve gusenga kwe no kwinginga kwe mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Haleluya. Mwuka wera turakwinginze twambika imbaraga aya masaha saa 9, wongere kutwuzuza ubushobozi bwawe, wongere kutwuzuza imbaraga, wongere kutwuzuza umuriro, uduhindure abantu badasanzwe mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri byabutware byose by'abadayimoni, buri myuka ishinzwe karitsiye dutuyemo, buri myuka ishinzwe imijyi tubamo, buri myuka ishinzwe imiryango dukomokamo, izo mbaraga zose turaziyambuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhindure abantu badasanzwe mu isi y'umwuka, utwambike intwaro zose zawe kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'urwego rwa Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera buri muntu wese mwami, ndasengera buri muntu wese duhuriye muri amasengesho, umwambika imbaraga, muhindure umuntu udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibitero byose byo mu mwuka byatuma adasenga uko bikwiye, izo mbaraga turazikubitisha umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye imbaraga zawe kongera kugaragara hagati muri twebwe, imbaraga zawe kugaragara kuri buri muntu wese, imbaraga zawe kugaragara ahantu turimo dusengera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uduhindure abantu basanzwe mu isi y'umwuka, duhindure imiriro mu izina rya Yesu. Haleluya. Wongere kutwuzuza imbaraga zawe, wongere kutwuzuza umwuka wera, wongere kutwuzuza ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagutakiye Uwiteka mwami Imana yacu kugira ngo uzurimbure imikoro yose ya Satani, ukureho uburiganya bwose, ukureho imitongero yose, ukureho imbaraga z'umwijima, myuka y'ahantu ho mu ijuru dukirana nayo, turwana nayo, izo mbaraga uzihambure ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urukire gukiza Uwiteka mwami, urukire kubohora, urukire gutanga imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Urukire gukiza indwara, urukire kubohora buri muntu wese no gukora kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugezeho birahinduka, ukozeho birahinduka. Uwiteka mwami Imana yacu, turakwingize kugira ngo ikiganza cyawe kirambuke kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Haleluya. Reka kuganze kandi utegeke
mu izina rya Yesu Kristo, urukire gukiza, urukire kubohora. Duhamagaye umwuka wera, duhamagaye imbaraga zawe zera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urukire gukora ku barwayi, urukire gukora ku muntu uboshywe mu izina rya Yesu Kristo. Ibitero byose byo mu nzozi, myuka iboha abantu mu buryo butandukanye, turakwinginze Uwiteka Mwami Mana yacu, kugira ngo uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Abefeso 3:2, ntabwo dukirana n'abantu bambaye imibiri n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Izo mbaraga z'abadayimoni zirwanya amasengesho, zirwanya buri muntu wese, iyo myuka ikomoka ku barozi, iyo myuka ikomoka ku bapfumu, izo mbaraga turazitegeka gutsindwa ndetse no kunanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka Uwiteka Mwami Mana yacu wongeye kugaragaza imbaraga zawe ku buzima bwa buri muntu wese. Haleluya. Wongeye kugaragaza imbaraga zawe Mwana, wongeye kugaragaza imbaraga zawe Data mu izina rya Yesu Kristo. Ukore kuri buri muntu wese Mwana, ukore kuri buri muntu wese, ukore kuri buri muntu wese, ukore kuri buri muntu wese. Ikiganza cyawe kirambuke aka kanya, iyi saha Mwana, utangire kubohora abantu, utangire gukora kuri buri muntu wese, utangire gukora kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Udukoreho Data, udukoreho Mwami, ukore kuri buri muntu wese. Ikiganza cyawe kijojoba ineza ukinkozeho, ugikoze kuri mwene Data, ahereka ahembuke, uhembure ubugingo bw'abantu, uhembure ubuzima bw'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Wongere uduhembure Mwami, wongere uduhembure Data, wongere uduhembure Nyagora ku Imana, wongere uduhembure Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cyawe kijojoba ineza, ikiganza cyawe kijojoba imbaraga, ikiganza cyawe kijojoba ubushobozi, wongeye kukidukozaho, duhembuke Mwami Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka itera abantu bakagubwa nabi mu mubiri, bakabatayadi, bakabohwa, bakananizwa, izo mbaraga hagurukiye kuzirwanya, hagurukiye kuzirukana. Iyo myuka ica intege abantu mu mwuka, ikabatera umwuma, ikabatera intege nkeya, izo mbaraga turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye ubushobozi bwawe Mwami, kugira ngo bwongere kugaragara. Ikiganza cyawe gikiza indwara, ikiganza cyawe kivana abantu mu mabohero ya Satani, ikiganza cyawe cyongere gukora kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Uduhindure bashya mu isi y'umwuka, uduhindure abantu badasanzwe mu isi y'umwuka. Haleluya. Nyagora ku ngoma Imana, turakwinginze wongeye kugaragaza imbaraga za kuza bwa buri muntu wese Data mu izina rya Yesu Kristo. Dukubise imyuka yose, dukubise imbaraga zose, dukubise ibice intege abantu, dukubise imyuka yose y'ikuzimu, dukubise imbaraga zose z'umwijima, imyuka itera abantu yose turategetse kugira ngo inanirwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Urakoze Mwuka Wera ganza, urakoze Mwuka Wera tegeka, urakoze Mwuka Wera agendera buri muntu wese, urakoze Mwuka Wera. Turakwinginze imbabazi zawe nyinshi zongeye kutugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Yego, reka twinjire mu mwanya wo gusengera ibyifuzo buri muntu ku giti cye. Ntabwo turaza gutinda, amasengesho y'umunsi ntabwo turaza gutinda, icyakoze guhera ejo tuzatinda. Turashima Imana ko umukozi w'Imana Pastor Emmanuel wari waraje inaha mu bukwe no mu ivugabutumwa, ngira ngo ejo twarabanye ku bantu twabanye ejo, yasuye mu Bugande, twaramuherekeje tumugeza hafi y'ahantu bita Muhanga mu Bugande. Twaramuherekeje twambuka umupaka nako tugera mu Bugande, turamuherekeza. Yewe twari tugeze inaha nijoro, twari tugeze inaha nijoro. Ntabwo rero turatinda kubera n'uwo munaniro wose, murabyumva, ntabwo turaza gutinda. Reka dusengere ibyifuzo kuri buri muntu wese wenda bashe kuzinduka, niturangiza dusoze saa moya ndetse na saa 9 z'amanywa tuba turi gusenga. Tuba twaruhutse, tuba turi gusenga saa 9 z'amanywa ndetse na saa moya. N'ejo tuzafata umwanya wagije wo gusenga, muhumure mu izina rya Yesu Kristo. Abantu babamenyereye amasengesho ya saa 9 no kugira ngo tubafashe gusenga saa 9, ariko mu kanya mu minota 30 turaba dushoje. Hanyuma buri muntu wese akomereza asenge ahantu aherereye. Hanyuma saa 9 z'amanywa uyu munsi na saa moya ndetse n'ejo saa 9 za nijoro tuzatuma turasenga. Haleluya. Yego, turashima Imana ko umukozi w'Imana Emmanuel yabashe kuba yagenda. Ntabwo aratubwira ko yagezeyo, barakuko bagereyo mu gitondo,
ntabwo ari hafi aha, ni ukure, bagerayo mu masaha ya mu gitondo nka saa yine saa tatu. Ati munsengere Imana yo mu ijuru inkize diyabete, turagusengera uze kurambika ikiganza cyawe ku mutima wawe mu gihe turatuma turasenga. Reka dusengere ibyifuzo niturangira dusoze. Niturangira dusoze, turacyananiwe cyane, nuko gusa abantu bamenyera no masengesho batugira ngo tubafashe gusenga. Yego, Imana inkureho umwuka mubi w'ibihombo, turagusengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego, icyifuzo cyawe cy'umuryango wawe Uwiteka arakizi. Yego, niyo utakwandika humura, wizere Imana. Niyo utakwigwa wandika nta kibazo rwose, Imana yo mu ijuru irimo irakureba. Uwiteka ari mu mutima. Amasengesho tuba turusenga saa 9, Imana igendera buri muntu wese bijyanye nawe, bijyanye n'ubusabane afitanye nayo, bijyanye n'uko imibereho yimeze. Haleluya. Imana irumva kandi ishobora byose. Nawe urwaye amatwi zo kurambika ikiganza cyawe ku matwi yawe igihe tuba tugusenga mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego, reka dusengere ibyifuzo, hanyuma dusenge buri muntu wese. Niba urwaye zo kurambika ikiganza cyawe urwaye, iyo wumva wabyutse nabi, wizere Imana igukoreho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iwiye gutsinda, ikwambika imbaraga muri izo ntambara n'ibyo bigeragezo birimo. Hari umuririmbyi yavuze ngo ntabwo amahoro azabura. Ati ntabwo amahoro azahora, ntihazabura intambara, ngo kereka Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha n'ibyo, ariko ngo hamwe n'ibitugerageza Uwiteka ajya aducira akanzu. Haleluya. Imana ikure amakimbirane imiryango no mu ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba urwaye, fata ahantu urwaye amatwi, fate ku matwi yawe. Urwaye mu mutwe, fate ku mutwe. Urwaye umutima, fate ku mutima. Urwaye diabete, fate ku mutima cyangwa ku nda yawe. Niturangiza tugufashe gusenga. Haleluya. Abifuza urubyaro, Imana twibuke. Yego, Imana itange impano z'abana mu izina rya Yesu, kuko byose birashoboka. Iyo Yesu ngo yategetse byose birashoboka. Haleluya. Uwiteka mwami Imana yacu, turagukunda kuko uri Uwiteka. Niwe wanje kudukunda, utwohereza umwana wawe Yesu Kristo. Nasomye ijambo ryawe rambwira ngo ubwo waduhaye Yesu ntabwo uzabura kumuduhana n'ibindi byose. Abaheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ko ararejo n'uyu munsi niko ari, nako azahora iteka ryose. Uwiteka mwami, isaha saa 9 tubonamo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, tubonamo itangaza byawe bitandukanye. Ndakwinginze Uwiteka, uyu muntu turi gusengana aya masaha mugenderere mu izina ryawe Yesu. Hari umuntu maze igihe kinini arwaye amatwi yanze gukira, ndamusengeye aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndekuye imbaraga n'ubushobozi muri aya matwi ye. Uyu muntu urwaye amatwi yanze gukira, nonaha ohereza itegeko kuri aya matwi ahinduke mazima. Nonaha yakoreho aka kanya ahinduke mazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wa bwami bw'abadayimoni we, wandwara idasobanutse we yice mu matwi y'umuntu, ndagutegetse guhaguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Sohoka wambaraga z'uburwayi, rekura amatwi ye, rekura ibya byose byahindagamo, ndategetse bimurekure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Nyagura ku ngo Imana akora kuri buri muntu wese urwaye, utangire gukiza indwara, utangire kubohora abantu. Wirukana indwara zikomoka ku badayimoni, wirukana indwara zikomoka ku myuka mibi, wirukana indwara zikomoka mu buzima busanzwe ku mirire, wirukana indwara z'ubuzima busanzwe za diabete, indwara z'umutima, za prostate, zo mpyiko
amategeko, turategekesha ubutware bwa Yesu Kristo. Ndategetse aka kanya uhinduke muzima izina rya Yesu Kristo. Dore hari umuntu urwaye amavi, hari umuntu urwaye amaguru, ndamutegetse atangire kumva impinduka. Bamugende wambaraga zibihatowe, iyo myuka yose ndategetse kure mu izina rya Yesu Kristo. Amabohero yose wari urimo ndategetse uyasohokemo. Mpamagaye imbaraga zibohora, mpamagaye umuriro w'Imana, mpamagaye ubushobozi bw'Imana. Tangira kumva ikirere kibohoka, tangira kumva winjira mu kirere kidasanzwe, ndugi guteza amakimbirane mu muryango, wa myuka yagasambura muryango we, ndagutegetse soka, rekura buri muntu wese n'izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye akira kohoka imyuka irwanya umuryango wawe, iyo myuka y'abadayimoni iguteranya n'uwo mwashakanye, iyo myuka y'imyiryane mu ngo, ndategetse abadayimoni kurekura ingo zanyu mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamagaye amahoro ya Kristo, ya mahoro yavuze atanga kugaragara mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusengeye we Satani yaboshye matirisi yawe, utazigera usama, utazigera ubyara. Uwiteka naguhe kado y'umwana y'isasa 9, ndabohora ikirere cyawe cyo gusama mu izina rya Yesu Kristo. Inyenyeri yawe yo kwakira umwana nibohoke, ndayigushubije aka kanya. Isaha idasanzwe ndabohora umugisha wawe wo gusama no kubyara, ndabohora imbuto zo mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegeka akira nonaha, akira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Buri mbaraga zose zaguboshye, buri myuka yose yafashe umugisha wawe, yafashe inyenyeri yawe, ndategetse izo mbaraga zikure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Imana niguhe umugisha, niguhe umukunzi, niguhe wo mubana, niguhe haleluya umusore cyangwa umukobwa w'umugisha wo kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse buri mbaraga zose zarwanyije ubukwe bwawe, zarwanyije urushako rwawe, kugira ngo ushake, kugira ngo urugo rwawe rwubakike, abo badayimoni basenye ingo, iyo myuka y'imiryango, imyuka y'amafamiye, imitongero, ndategetse kure mu izina rikomeye ry'umwami wacu Kristo w'i Nazareti. Ndirukana imyuka irwanya imiryango yawe, ndagutegeka kubohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyarwanyije umugisha w'amafaranga, gutunga, imyuka iguteza ibihombo no gusubira inyuma, bikurotesha inzozi zipfuye, ndategetse iyo myuka migutsindwa no kunanizwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwingize Mwuka wera agendera buri muntu wese. Haleluya. Mwuka wera agendera buri muntu wese, Mwuka wera agendera buri muntu wese, genda buri muntu wese. Kubita imbaraga z'abarangi, kubita imyuka y'amahembe, nasanya bingina za kiranga, myuka y'imiryango, myuka y'amafamiye, ndategetse abarozi b'amafamiye, myuka iteza indwara, ndategetse soka imbaraga z'umwijima we, rekura buri muntu wese. Ndaguteje umugongo, ndaguteje kuribwa ibice bigize ingingo zawe, ndategetse iyo myuka mibi kubarekura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira kubohoka, soka mu gihango cy'umwijima, soka amasezerano mabi wajyanye na Satani, ubizi cyangwa utabizi, soka mwuka w'ubupfumu no kuraguza, soka mu mbaraga z'umwijima, rekura imbaraga z'uburozi we, myuka bagutongereye, myuka bakuboheyemo, izo mbaraga z'umwijima zikurekure. Ibyatwaye umugisha wawe, ndategetse utangire kubohoka. Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'amahirwe yawe, Imana iguhuze n'ibyawe, Imana iguhuze n'amasezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyaboshye amasezerano yawe, ndategetse biyarekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura imbaraga, ndatura kubohoka, ndatura ubuzima, ndatura impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami Yesu, kora kuri buri muntu wese. Haleluya. Umurwayi yakire impinduka, yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bahora bagutongera ugiye bigenda bigaruka, ndategetse, ndashyiraho uburongo narengwa ku bapfumu n'abarozi, ndaceka iziriko cyose ufitanye isano nacyo mu isi y'umwuka. Turatema imigozi yose mu mwuka, turasenya ikiraro abadayimoni bamukiye bagutera, turasenya konegisiyo yose ufitanye nabo badayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo bagutwaye bakikuboneramo turabitwitse, duteje inkongi y'umuriro mu isi ya Satani, turategetse bitangire gushya mu izina rya Yesu Kristo. Byo bagutwaye bakurogeramo, bagutongeramo, abagutongera abadayimoni, abagutongera abadayimoni bakugira mu bapfumu, izo mbaraga z'umwijima turazisenyesha umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo.
twatuye impinduka, turatura kubohoka, tangira kumva ubuzima, tangira kumva ikiganza cy'Uwiteka kigukoraho mu izina rya Yesu Kristo, tangira kumva amahoro mu mutima. We batwaye amahoro yawe, akira amahoro yawe, batwaye umunezero wawe, urwakiye umunezero wawe. Ndirukana imyuka y'icangiro, imyuka yo kwangwa n'abantu bose, nta kintu wabatwaye, izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Urumuri bagushyizeho rukurura abarozi, ndategetse urwo rumuri rukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Cyangiro cy'abarozi kikurekure mu izina rya Yesu. Imyuka mibi yo guhagurukiza intambara mu kazi, ndategetse izo ntambara bahagurukije gusohoka mu kazi kawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu abadayimoni bamaze kwicaza, baravuga ngo ntuzigere ukora, nta kintu na kimwe uzigera ukora na kimwe uzimarira. Baguteje indwara, bakwambuye imbaraga zo gukora z'umubiri, wumva utabishaka, baguteje intege nkeya, baraguhombeje, batumye nta kintu na kimwe wabasha kwimarira. Ndategetse umugisha wawe nonaha gutangira kubohoka kubw'amaraso ya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Haleluya. Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguha amafaranga ya minerivare y'abana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikuvane muri ayo madeni Satani yagushyizemo, yaguteje ibihombo, waraguje amafaranga muri banki, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, hari andi mahirwe ya kabiri, hari andi mahirwe ya kabiri. Uwiteka aca inzira aho zitari mu izina rya Yesu Kristo, akuvane muri ayo madeni mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aguha ubwenge, Uwiteka aguhagure, Uwiteka akugenderere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha Uwiteka ubohose mu izina rya Yesu. Haleluya. Turatura umugisha wo gucuruza ku bacuruzi, turatura umugisha wo gucuruza, turatura abakiriya, turatura iterambere mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera ibyo dukora byose kugira ngo bihinduke umugisha, tubigotesheje amaraso ya Yesu Kristo, tubigotesheje imbaraga z'Imana. Imyuka yose yiba imigisha y'abantu, imyuka yose yiba business z'abantu, abadayimoni batwara abakiriya bawe, turategeka iyo myuka mibi gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Urakoze Mwuka Wera. Haleluya. Gendera buri muntu wese mwana, genda buri muntu wese data, genda buri muntu wese data. Dusengera abacuruzi, dusengera abantu bikorera, dusengera abantu bakorera abandi, dusengera ama business atandukanye, dusengera abantu badafite akazi, dusengera abantu barwaye, dusengera ibyifuzo bitandukanye mwana, ibiri mu mitima yacu. Turakwingiza Uwiteka itari cy'amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese mwana, mugenderere bijyanye n'uko agushaka. Haleluya. Ugendere ubugingo bwe, ugendere ise y'umwuka, utangiye kumwiyereka mu nzozi no mu mayerekwa, mukoreho ibitero byose byo mu mwuka mu izina Yesu Kristo. Buri muntu wese umutabare mwana, buri muntu wese umutabare, buri wese umutabare. Uvana abantu mu bukene, utanga umugisha. Dore wahaye Yabesi yarasenze aravuga ngo Uwiteka we, icyamuka mu mugisha, ukagura imbago zanjye, ukandira ibyago n'imbabaze. Haleluya. Uragije umuha ibyo yagusabye. Tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, umugisha wo kubyara abakobwa n'abahungu, umugisha wo kugira abana bazima batajyana mu biyobyabwenge, bakijijwe, bazi Imana, umugisha wo gutunga ibi bizima bitama abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Tugusabye umugisha mwana, tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, udutandukanye n'imbaraga zose zirwanya imigisha yacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Buri muntu wese umucira inzira, ushaka ibyangombwa bitandukanye mwana, ushaka ibyangombwa bitandukanye, Uwiteka umuhuze nawe. Buri muntu wese mwana ugukeneye, uko akukeneye, Uwiteka turakwinginze kugira ngo umugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi yamaze guhagarara imbere ye, yabonye atazagera yitambuka, inyanja iri imbere ye imuteye ubwoba. Turakwingiza Uwiteka mwana, uyu Farawo umuri imbere, uyu Goliyati umuri imbere. Hari abagabo batandukanye mwana bagiye bagara imbere y'abantu batubanjirije, hari ibibazo bitandukanye, hari imisozi itandukanye yagiye hagara imbere y'abantu batubanjirije, bakabona ari ibintu bikomeye, bakabona bazabitambuka, bikabera ibihanda, ariko wagiye ugaragaza imbaraga zawe, iyo bihanda bigasenyuka, inyanja zigashikamo kabiri, ba Goliyati bagapfa, ba Farawo bagapfa, bakabarekura. Turakwingize data, bino bigeragezo biri imbere y'uyu muntu, bimeze nka Farawo, bimeze nka Goliyati, bimeze nk'inyanja, bimuri imbere, abona atazabitambuka, abona atazabikira. Turakwingiza Uwiteka mwana, byose bihinduka ubusa, byose bihinduka nk'ibitariho imbere yacu. Ufate buri muntu wese ikiganza cye, umutsindishirize amahanga ari imbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bye kumutembana, bye kumutera ubwoba, bye kumurandura, bye kumwihebesha. Utanga amahoro mu mutima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
Haleluya. Witeka utugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwingize mwami Imana yacu, utugenderere mwami, ugenderere imiryango yacu, ugenderere abo tuvindimwe, ubaha agakiza, abari mu bisinzi, mu biyobyabwenge, mu busambanyi, mu bintu bidafite umumaro, utanga agakiza mu miryango yacu mu izina rya Yesu Kristo. Abana batoya biga mu mashuri, boherezwe kwiga, ubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, bw'ibyo basobanukirwa ibyo biga, utanga ubwenge utanga ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo batsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwuka Wera, turakwinginze ugendere buri muntu wese ikiganza cyumukoreho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hongeye kutwuzuza, hongeye kutuzuza imbaraga, hongeye kudutabara, hongeye kuturengera mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe Uwiteka yongeye gusingirizwa muri twebwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, turagushimye. Umuntu urwaye diabete turamusengeye watanze icyifuzo. Haleluya. Turukana ibimenyetso byayo ku mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Ibisukari byongeraga ku buzima bwe, turasenda Uwiteka kugira ngo mukoreho atangiye kugira ibintu guhereye umunsi, atangire kumva byahindutse, iyo diabete yabikomoka ku badayimoni, yaba ari diabete isanzwe. Haleluya. Uwiteka ntabwo nitaye ku yariyo, nitaye ku bushobozi bwawe n'imbaraga zawe. Yesaya yarahanura avuga ngo imibyimba yawe nidukisha. Kora ku buzima bwe mwami Yesu, tangire kumva impinduka, tangire kumva gutemba kw'amazi y'ubugingo muri we, tangire kumva ubuzima bwe bubohoka, tangire kumva umubiri woroha mu izina rya Yesu Kristo. Atangire kumva imbaraga z'umubiri, atangire kumva imbaraga z'Umwuka Wera zinjira mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Atangire kumva kubohoka, atangire kumva amahoro mu mutima, atangire kumva ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze Uwiteka ukore kuri buri muntu wese. Nta wundi murengezi dufite, nta wundi mukiza dufite, nta yindi Mana twiringiye. Nitwiringiye abapfumu, nitwiringiye abadayimoni, nitwiringiye abarangi, nitwiringiye abacwezi, twiringiye Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uko yarejo uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose. Luka 8:48. Yesu wageze ku mwana w'umutware w'umusirikare, umutware w'urusengero upfuye, akamukuraho akamuzura, akongera agahinduka muzima. Ibyari byapfuye bikongera bikazuka. Yesu yakongera kudukoraho, yakongera kugera mu ngo zacu, yakongera akazura ibyapfuye, yakongera agahamagara ibyari byarazimiye kongera kugaragara mu buzima busanzwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu wazuye Lazaro amaze iminsi mu gituro, Yohana 11 yaratangiye kunuka. Wabasha kuzura ibyacu bisa nkaho twahebye, amahirwe yacu, imyanya yacu, utuzi twacu, ubuzima bwacu, amakwe mu izina rya Yesu Kristo. Wakongera ukazura ibisa nk'ibyapfuye, ingo zisa nk'iziri gupfa, wakongera ukazura mwami. Turakwinginze Data. Haleluya. Ukore kuri buri muntu wese bisa nk'ibyapfuye wongeye kubigarura. Yesu wazuye Lazaro, ntabwo wanagwa kuzura agace gatoya gasa nk'akapfuye ku buzima bw'uyu muntu. Haleluya. Utanga ubuzima Yesu, wongeye gutanga ubuzima mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Haleluya. Haleluya. Fata ahantu wari urwaye, uvuga ngo ndakize mu izina rya Yesu, ndabohotse mu izina rya Yesu, nakiriye akazi k'umugisha, nakiriye umugisha w'Imana, nakiriye ku by'abakobwa n'abahungu, abana banjye bahindutse umugisha mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabohotse ku mbaraga zari zimboshye zose, zirandekuye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka irandekuye mu izina rya Yesu. Iyo myuka irandekuye mu izina rya Yesu. Iyo myuka irandekuye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yego, Imana ikugendereza mu izina rya Yesu, Imana ikugenderere. Ati Imana inkuremo ikintu kigenda mu kuguru kindya nk'urushinge. Ninde? Rambikaho ikiganza cyawe. Niba ukicyumva, rambikaho ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kintu kikurya mu kuguru none ndategetse gitangire gusohoka mu mbaraga zikomeye z'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nishimwe Jovita, ndagusengera aka kanya bohoka, uko kuguru guhinduke kuzima nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyo kintu cyagendagamo gisohoke. Izo ni indwara z'abadayimoni ziyoberanya muri ubwo buryo. Nta ndwara yo mu buzima busanzwe ifata gutyo. Ndategetse abadayimoni bari muri uko kuguru kwawe, izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Abarozi baboshye ingendo zawe,
baboshe ubuzima bwawe, ndategetse rekura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Sohoka mugende wambaraga z'umwijima we, rekura amaguru ye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura amaguru ye mu mbaraga zikomeye z'amaraso Kristo ati wambaraga z'umwijima, rekura, sohoka, cyo kintu gitangire gusohoka nonaha, sohoka mu izina rya Yesu. Yakira impinduka, yakira ubuzima. Haleluya. Yakira ubuzima, yakira ubuzima, yakira impinduka. Ayo maguru abohoke, ayo maguru abohoke, ayo maguru abohoke, ayo maguru abohoke, ayo maguru abohoke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Dukunda gusengera abantu barwaye gutyo, akenshi babikora niba ufite akazi kugira ngo kukajyaho byange. Izo nazo ni inyatsi Satani ateza muri ubwo buryo, ariko nonaha urimo urumva impinduka, urimo urumva kubohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Urimo urumva kubohoka, urimo urumva kubohoka, urimo urumva kubohoka, urimo urumva kubohoka. Hari imbaraga zirimo zirakurekura nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nonaha ubwo urushinge ruri mu kirenge cyawe ndategetse zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hari n'abandi bagenda bakumva mu kirenge mu gatsitsino wagira ngo harimo ikintu kimeze nk'ibuye. Ibyo bintu byose ni ibintu abarozi bakora mu izina rya Yesu. Imana iguha igishoro, Imana iguha amafaranga yo gukomeza gukora business yawe mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ati ndotamagarwa gusinya. Ibyo nta kibazo, ntacyo bitwaye, ahubwo Imana ibohora imigisha yawe mu izina rya Yesu, guhama mu kirere. Ati musengera amazi aradufasha cyane. Haleluya. Ati Imana inkore inzozi mbi zinsubiza mu cyaro. Ibyo bintu niba ubirota inshuro nyinshi, uzafata amasengesho y'umunsi umwe, ubwira Imana ngo Mana ntandukanye n'umwuka unsubiza inyuma. Nibona biza kenshi mu buzima bwawe kandi ukabona n'ubundi buzima bwawe bubayeho busa nkaho ari ukwizengurukamo, uzafata nk'amasengesho y'umunsi umwe. Tuvuge niba wariye saa 2 za nijoro, hari n'amasengesho y'umunsi umwe ajyana kuyakora. Tuvuge niba wariye saa 2 z'ijoro, mu gitondo uzabyuke usenga amasengesho, uzongera ugira gute uyasoze mu gitondo cy'ejo. Ubwira Imana ngo Mana nkuraho umwuka unsubiza inyuma, ntandukanya n'umwuka w'imiryango, ntandukanya n'abadayimoni bansubiza kwiga, ntandukanya nuba ariko biza inshuro nyinshi. Imana ibaho urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho ubuzima bwanyu. Reka uyu munsi saa 9 tuze guhura amasengesho saa 9, sibyo? Saa 9 tuze guhura amasengesho saa 9. Nutaza kuboneka video iraba yanditseho ngo saa 9 z'amanywa uze kuyikurikira. Abantu bose mushaka tubasengere, barwaye baboshywe, abashaka urubyaro, mu ndaza kuyasengera amazi saa 9 z'amanywa tuze guhura. Twaza gufata umwanya wo gusenga cyane. Tuvuye mu Bugande guherekeza abakozi Imana, ntabwo turananiwe, nta kibazo, ntabwo tumeze neza. Reka turuhukeho saa 9 z'amanywa, turafata umwanya wo gusengera abantu uhagije. Uraza kubohoka mu izina rya Yesu Kristo, kandi uze no gutumira abandi bantu. Saa 9 turaza gusenga isengesho rikomeye ryo kubohora abantu mu izina rya Yesu Kristo bafite ibyifuzo bitandukanye barwaye. Ati kurota umwana wawe afata ubugambo bwe cyangwa ubugabo bwe akabukanda bukameneka mu nsengero. Ibyo bintu ni bibi. Ajya bafite n'umwuka wo kuziyahura cyangwa se wo kuzigirira nabi. Ibyo nyine kwa ko uzajya ukora umuntu ariyahuye, afite imyuka nyine imutwaza igitugu, imutegeka cyangwa se imukontorora. Icyo cyose uzarota umuntu arimo yigirira nabi, ni ahantu uzasanga umuntu ari gukora ibintu ukibaza uyu muntu ni umuntu narinzi, ni umwana wanjye, ukabona mbega afite n'imico itandukanye, mbega abafite ikintu kimubwira ngo kora ibi, kora ibi, kora ibi, kora ibi, nicyo babisobanuye. Ariko Imana imubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ati maze imyaka 8 nta kazi, nicyo nkoze cyose kikaneza ibibazo. Yaba ari inyatsi y'ikivuguto kabisa. Ibaze imyaka 8 nta kazi. Saa 9 z'amanywa uze kubana natwe
uraza kumva izo nyatsi zikurekura, ibiganza byawe uraza kumva bibohokamo izo nyatsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego, saa 9 z'amanywa uyu munsi muze dusenge, turaza gukuramo sheke. Imana ime kurenganurwa, Imana iguye kuri akarengane. Ati Imana iduhe amafaranga yo gukora ubukwe. Yego, iyo uteka abacira inzira mu izina rya Yesu. Saa 9 muze kubana natwe. Haleluya. Reka dusengera amazi nkuko babisabye, hanyuma dusoze saa 9 z'amanywa turimo turasenga. Uze kuza kubana natwe, turagutumiye. Uze no gutumira abandi, uze no gutumira abantu barwaye bafite ibibazo. Umwana ntabwo uraza guseba, ntabwo uraza guseba. Ari igihe abapasiteri batubwiraga ngo tuze gutumira abantu ngo baze mu masengesho, ngo Imana irakora ibitangaza, tugatumira umva agatana n'ukize igicurane, akavuga ati se kuki mwadutumiye ngo ibitangaza biraba? Ati rwose namwe mwatubeshye. Umuri uzajya utumira ntabwo uzajya useba. Amasengesho nzagutegura nkubwira ni turatu gusenga amasengesho ntaguteguza, uzajya uyazamo kuko tuba twafashe umwanya wo kubisengera kugira ngo Imana ize kugira ikintu ikora. Yego, reka dusengere ayo mazi. Nawe ushaka kuyafata, ari igihe usengera amazi umuntu akayanywa agakira akabohoka. Ntabwo ari amazi tuba twakuye ku kiyaga, si amazi tuba n'ayawe uba wivomeye ku giti cyawe. Benshi turasengera bakayanywa ugasanga yirigwe arimo kuruka umunsi wose. Ari n'abatajya no ku kazi, bati kujya ku kazi byananiye, niriwe ntazi ukuntu umeze, hari imbaraga zirimo zirandekura. Yego, kubera iki? Kubera kwizera kwiwe nyine, kubera kwizera kwiwe. Benshi turasengera bakayaha abana bagakira, abana bari barwaye bakakira bakabohoka. Si ngombwa n'ibyo birwara. Ushobora no kubona umuntu wakunaniye hora ufite nk'umugabo wabaye kazizi uhora mu nzoga, cyangwa se umugore uhora mu nzoga abaye kazizi, ushobora kuyamuka avuga ati Mana, aya mazi basengeye ikintu ngiye nshaka gukora mu mugabo wanjye, amukuremo inyota yo kunywa inzoga, uyu mwana amukuremo umwuka w'uburara. Aya ni amaraso ya Yesu Kristo yirukana ibicaniro bya biri muri uyu mugabo, muri uyu mwana, muri uyu muntu runaka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aya mazi nyanyagije muri butike yanjye, aho nkorera ku iseta yanjye. Inyatsi zose baje kuntongera. Hari abantu abacuruzi bacuruza mu isoko nibo bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Hari igihe agenda nko gucuruza, tuvuge niba afite nk'iseta akoreraho abantu bacuruza ibintu byoroheje, akasanga hari ibintu bimeze nk'ibipfunyika, bashize ibintu by'ibipfunyika, bashize ibintu bidasanzwe, ugasanga gute abikoze. Reka kano kanone nkavuge gahoro atagira umuntu nyumva. Hari umuntu ninjiye muri butike ye, noneho nari gufata igare. Icyo gihe ku igare rye nsanga hari ibintu bidasanzwe, ndabimuha mu ntoki, nsohora igare. Arambwira ati bino bintu uko wimpereje mu ntoki. Ndamwira kandi mbibonye ku igare, mbibonye musaze ku igare. Ngo reka sinzi hano bivu, ntabyo wari ufite se? Ati wapi. Kandi ubwo ni umuntu ugira gute? Ni umuntu w'umucuruzi. Kumbi ni ibintu baje babishyiraho kugira ngo aze gufata igare hanyuma nawe abifate mu ntoki. Kandi byari ibintu by'ibikoresho ubona by'inyatsi, birimo inzembe, ubona nyine ari ibintu bidasobanutse. So rero hari igihe umuntu abacuruza ku iseta ye, ugasanga baraje binjije ibintu ahantu akorera. Niba umurozi ariko ashobora kwinjiza ibintu ahantu ukorera kugira ngo aguteze inyatsi, akemera agatega akamenya ngo akorera he, akamenya ngo akorera he. Hari umuntu ngeze gusengera hafi ya za Nyagatare, yaracuruzaga botike, hanyuma umurozi agambirira kubahombya, ariko kubahombya ngo kabisa ku buryo basara birukanka. Noneho ngo aragenda kuri moruge y'ahantu navuze, ku musekirite amugurisha ngo amazi y'umuntu wapfuye, amazi bogesha mirambo. Araza
atuma umugore se wagiye atuma bagira n'abakozi, ari abarozi usanga bafite abakozi batuma, atuma umuntu aramubwira ngo ugende ngo ubanze amukarabye amazi abanza arayakaraba, ngo ugende usuhuze kanaka ukinjira muri botike yiwe, umugeni umusuhuze nurangiza wature ngo nta kintu nshaka kubona muri iyi botike, aba ari kuza kwatura ariko byature atarimo kukumva, wagenda aramusuhuza, nimo kumusengera dayimoni zaje kumuvugiramo, abarozi baje kumuvugiramo, turamusengera deliverance, kuriya usengera umuntu imyuka mibi ikaza kumuvugiramo, nibo twabimenyeye, yavuga ati twakoze gutya na gutya, ati sari ikintu akibonamo, ati asigaranye ibikarito gusa, twaramuhombeje, twabikoze gutya na gutya, kuza kugusuhuza gusa akatura iryo jambo afite n'ibindi bintu nyine yisize, ugasanga byo gute, ugasanga birahombye. Ariko Imana ifite imbaraga kuri ibyo bintu, Imana ifite imbaraga kuri ibyo bintu mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma musaza wawe nawe Imana uze kumutumira, tuzaza kumufasha gusenga, kandi Uwiteka akugirire imbabazi, ubwo bukwe Imana izabubemo. Satani arwanya ubukwe ariko Imana izahagarare nawe mu izina rya Yesu. Kadusengere ayo mazi, nagira ngo buri wese aze kuyafata cyangwa se yitegure, mpamvu nari mvuze ibyo byose kugira ngo tuyasengere. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ifite ubushobozi, turasengera abantu bizeye ko aya mazi wahinduye amaraso ya Yesu Kristo, wahinduye imbaraga zawe, bayanywa bakakira impinduka, bakira kubohoka, uko yakoresha kose bizeye bakakira impinduka. Data ndasengera aya mazi kugira ngo ahinduke amaraso yawe, ahinduke imbaraga zawe, ahinduke ubushobozi bwawe, uza kuyanywa agwaye aze gukira mu izina rya Yesu Kristo. Marayika y'Imana akora kuri aya mazi, yahindura imbaraga, yahindura ubushobozi, yahindura amavuta y'Imana abohora, akiza indwara, akuraho imihango yose y'ubwami bw'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Yirukana ibicaniro byose, yirukana imyuka yose, yirukana imbaraga zose z'umwijima, akiza diabete, akiza imivuduko, akureho uburwayi bwose bw'imitima, kuri za prostate, imshiko mu izina rya Yesu Kristo. Uyanyweye afite amarozi muri we, tangire kuyaruka, tangire gusohoka muri we, tangire kurekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyafite ibintu byagendagendaga mu nda, mu mara, byose bimurekure mu izina rya Yesu Kristo. Satani yafatiye urubyaro, yinjiye muri matirisi, abohore, asohore imyanda yose, asohore imbaraga zose z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Data, turagushimye ko ugiye kubohora abantu unyuze muri aya mazi mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Imana ibagire neza rero, Imana ibiteho. Reka tuze guhura amasesha saa 9 mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Yego. Imana igumugisha rero, niba udukurikira ariko bwa mbere ukanongana subscribe no kuri like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, amavideo yacu y'amasengesho ajya kugeraho ku gihe. Turagutumiye saa 9 za manywa uyu munsi, tugufasha gusengera abantu amasesho yo kubohoka, uze kuza kubana natwe mu izina rya Yesu. Twavuze ko tutaratinda, none ndabona n'ubundi saha zigeze twasorezagaho. Uwiteka abagire neza mu izina rya Yesu. Amen.